mushiki wawe gukunda ni byiza cyane kamubwira yego bro mbwira se yewe mushiki wanjye sigaranye niwe mfite habaye iki se bro nyine ngeraho nkareba ukuntu mama wawe angenza bafite ikibazo kazanandukanye nawe mva bro mubwiza ukuri mama ntago byakunda ko twatandukana nje nawe ntago twatandukana pe urukundo ngufitiye tuzarukomeza niyo nawe nakikubona tuzakomeza turukomeza gusa ikintu nzi cyo ni kimwe nuko nkunda ndagukunda byonyine nshyizemo aka gashati wanguriye mani karakubereye ahubwo kora hano karakubereye injyana noneho nibyo karakubereye nta kibazo umeze neza ariko naribi kugira mushiki wawe nibyo byiza ni byiza ni nacyo kintu gitumye mbaye hariya mu rugo cyane rwose nubwo mbona mama wawe atankunda ariko nibura ntekereza ukuntu urukundo nkunda niyo ndebye ukuntu mama wawe anyanga ngo nuko tudahuje mama niyo mpamvu nanjye sinakwibagirwa cyane umva nanjye nkubwire bro ndagukunda niwe musaza wanjye mbona niwe musaza wanjye nzira numva sinzi ukuntu ubwo mba niyumva ujye wumva utuje pe bro turi kumwe nje nawe nta kibazo nzakurwanira ishyaka kugeza hahandi nzabona kikubona ariko nzakurwanira ishyaka nibyo koko nzari kurwanira sawa merisi ngaho dutahe mama wata ntabwo twamu gukunda uduha filimi nziza cyane ikipigalura dutungura buri weekend turi front line kanire mbaze mama aho yaba yagiye tibagirwa stress uyu munsi mutarazara kubaza ese wo mu kamera ninde komeza ubikore kora subscribe ibagumia guwe ibishimo dukane kuri bote dutange like twese hamwe dushire hejuru izina ryawe komeza ubikore kora subscribe ibyo byigali tuba hafi uri ndagayo umukunda bibi ndamukunda n'ibiki umukunda telefone ye yananiye mama ntabwo nabyo niye ndakubaza ndogayo umukunda bibi ndamukunda ko n'umuvandimwe utavuga uramukunda ariko nge simukunda nose umuzizi iki ndakubwiye ngo niba ushaka ndogayo mukurikire oya ntabwo ibyo bintu ari byo mama ushi umunsi yagize ikibazo mama bizakuba nzabiki bizakubazwa genda niba umukurikire ariko nge ndogayo simukunda reka nkomeze ngerageze numve ko telefone ye iri buce tugende ujye kumushaka ariko ibyo ntabwo ari byo mama jya kumushaka usigara ubitekereza urumva umushaka ngo mukurikire mama ibyo ntabwo ari byo pe mva imbere n'umushaka mukuru mva imbere ushi mama ariko ibyo ntabwo ari byo genda umunsi yagize ikibazo mama bizakuba nzabiki bizakubazwa genda niba umukurikire ariko nge ndogayo simukunda reka nkomeze ngerageze numve ko telefone ye iri buce tugende ujye kumushaka ariko ibyo ntabwo ari byo mama jya kumushaka usigara ubitekereza jya kumushaka ntabangize imana agiye nkora umurambwira ngo yaramaze nagiye kuko byabaye sinzi n'amakuru utekesi namubuze ubundi ndumva nanataye umutwe rwose kandi ari we nje nanjye ndi gushaka namushakaga cyane nanjye sinzi aho yagiye na mama yabimishe uriya mwana yaba yagiye he mama wawe nta kintu akubwiye ntabwo abizi ndimo kumubaza akabimisha ubu ngubu nanjye nabuze icyo nkora na telefone ye yananiye basi ngiye mwibariza aho yagiye ndi umubone uriya mwana none yaba yatorongeye bitewe n'ibintu mama wamukorera wasanga uriya mwana yigendeye mama nanjye ashobora kuba yagiye pe agahinda afite ikibazo ni uko yajya tumenye n'irengero rye
na telefone ye nayiriho. telefone ye yananiye guhera mu gitondo kugeza aya masaha yananiye ubundi kandi nta munsi washaka tutavuganye none yananiye. Reka dukomeze tugerageze mu hajya hari abantu bene wanyu uzi wenda wakeka se yaba yagiyemo. Ntabwo nabazi pe. Ntabwo nabazi. Umwana yaba yagiye hera ubundi ko nta kintu ajyagamisha. Cyaba yafashe umwanzuro wo kugenda atambwiye. Ubwo nanjye simbizi. Wenda hari ukuntu ari bubigenze we akaza kuguhamagara ariko kuko njye yananiye. Reka tugerageze tukomeze tumushakishe tubaza aba inshuti n'abaturanyi tubaze bene wanyu abo ufite nimero komeze ubabaze turebe ko wenda twabona ahantu yaba ari kuko urumva ni ikibazo. Mwana abura papa wanyu ntago muri umukire kandi byose ni mama wawe ubitera. Mana yanjye basi nuza kubona nomero ye unanjye uza kugerageza yime tuvugane. Nanjye numva mukumbi. Ubu niwe nanje nshaka ubwo nimubona ndakubwira. Nta kibazo uze kumbwira. Sawa komeza wihangana komeza. Niyo namenya igituma amubwira nabikuriye. Nazicara nkamuganiriza wenda hari igihe yazagera aho ngaho akamukunda. Byatuma niyahura kandi bitari ngombwa. Umama ko kamwangira iki? Umusaza wanjye baramutoteza bikambabaza. Ngerageza kuganiriza mama ngo ndebe ko yamukunda. Namukunda ahubwo akanshira mu maso isuku. Nzakora iki? Katubitegereze kuko bya bintu ntabwo byoroshye. Kesi karame mama. Akose ko ndaba wigunze wabaye iki? Nabuze umusaza wanjye rero. Muzi. Nje byagutesheje umutwe se byaguhangayikishije. Byanesheje umutwe ndumva mangayitse ndumva nameze nabi. Ariko rwose uko byagutesheje umutwe bituma utoza ibyombo bituma nta kintu ukora nguhangayikishije musaza wawe ni igikize. Ako se mama udahangayikira musaza wawe. Amaraso yawe muvukana wabura gute kuyahangayikira? Umva nkubwire. Aramaze niba yagiye. Haguruka ujye koza ibyombo ahubwo nyibivuga. Haguruka. Yakoze ibyombo. Yakoze ibyombo. Yakoze ibyombo. Gera waza birabyo ngo yagiye. Yamaze. Nagende. Nushaka kunyica ari kurambira. Yakoze ibyombo. Urambira umusaza wawe. Yakoze ibyombo. Ko kuba yanagiye bishobora kuba ari wowe watumye agenda. Ari wo byihishe. Yakoze ibyombo. Ibindi byo ntabwo bikureba niba yagiye. Yamaze. Yakoze ibyombo. Ariko mama ibyo bintu ubukora. Ibintu ukorera musaza wanjye. Mama hari uzabyifuza. Umva nkubwire ntacyo ndicuza kuri ndogo kuba yagiye. Aramaze wagiye. Nitumubura kuba mangayitse no kubera we. Nitumubura amaraso yazagukurikirana no. Yakoze ibyo muri yakoze ibyombo nge namaze nagende. Yakoze kutajya koza ibyombo. Nako nabyemera. Mushiki we ko ndakunze musaza we cyane. Ubu namenya karinge watumye agenda uriya mwana tuzashobokana. Ariko nakundi azangira atese ati akazi ke biramureba. Uriya mwana ko nta kintu ajyagamisha ko dufitanye gahunda ko ndi bumuhitike none ubu yagiye he? Nta mwana ashobora kuba bamukorera ikintu kikamubabaza kikamutungura akaba ariyo mpamvu yagiye. Nta mwana twamukura hehera kandi birane twakomeje guhishira tubibwire se bishobora kurangira nabi. Tuma ndi kujuza impamvu nabibwiye se nk'umubyeyi. Aha mana urinde tumubone. Kumugaba amaze iminsi ambaza ndagayo nkamubeshya ikimwe kikaba kirangiye namubona ubu noneho ndamubeshya nguki ariko ndaje ndamubeshya yuko amafaranga twagurishije inka ndogo yayibyarangiza akagenda ndaje aba ariko muhimbira mubeshye kandi umugabo wanjye arabyemera ariko uziko ari byo iyo nama niyo. Kimwe koko kirashize turamubuza neza. Hano yanjye ko bitoroshye. Ndugaye turamubuza neza. Subara cyari muzima. Cyangwa yaba yarapfuye. Ariko reka twizere ko yaba akiri muzima. Kuko dusanze yarapfuye. Byambabaza pe.
bafite ikibazo kazanandukanye nawe. mva bro nkubwize ukuri pe mama ntabwo byakunda ko twatandukana njye nawe ntabwo twatandukana pe urukundo ngufitiye tuzarukomeza niyo nawe nakikubona tuzakomeza turukomeza gusa ikintu nzi cyo ni kimwe nuko nkunda ndagukunda byonyine nshyizemo aka gashati wanguriye mpita mvuga ati mfite mushiki wanjye ngaho dutahe mama wata ntabwo twamukira kanegereza ibyo ari byo nzaba numva urumva ntacyo wabihinduraho ntacyo nabona nabihinduraho ndumva ukinangiye imodoka yarambangamira yari mu rugo nubwo mba nishimye niyo muri kumubona mu rugo nta kintu nahindura rero kuri ibyo ngibyo ubwo rero nyine nawe inzozi komeza uzitegure kuko Imana buriya nayo ihora ihoze nayo ibibona ibyo uri gukorera ubugome bwose umukorera abaturanyi turabubona ariko nibaza uriya mugabo wawe uriya ni wamurozi ni gute atabona ibintu bibera mu rugo abo banditse ko dukundana ufite ikintu wamuhaye uriya mugabo kuko abaye ari undi dore nk'ubushize wari ugiye kuroga ndugayo ninjye wamutabaye n'umugabo ashinzwe ushyira amakenga ko utamuroze kandi uko niko kuri urabizi ko ngiye nkubwiza ukuri turi inshuti ariko nkubwiza ukuri uko niko kuri niba wanze guhinduka nta kintu nahindura ku byabaye nzafata umwanzuro nanjye sinzabizamo nzabwiza umugabo wawe ukuri nimba wowe unaniye guhinduka nzamubwira ukuri ntacyo mbere yo kugira icyo nkubaza mbanze ntabara umeze wabaye Allo? Allo? Ari ku mu mihanda ibiri ku gasara bwayo. Yego, nasanze umuntu bagiriye nabi. Ni mutabari ahubwo tumugeze kwa muganga aracyari mu mwuka. bimugendekeye gute? Bamukomerekeje bagize. Yego. Uwo mugabo bimugendekeye gute? Ugize bati. Baba we hakuruka mutware kwa muganga. Ibyo nko baza byose. Nanze nkora ubutabazi. Ubwo nsobanura. Baba ubuse ndamufashwa nani. Ubugizi bwa nabi ko bwateye hano haruguru bahiciye umuntu. Kumva se yarimo aritonganya noneho byagenze bitera. Mugayo. Yewe. Ege sinshoboye kubana nawe. Ngewe mugabo yakuzanye nzi kuri umushyitsi uzaza ugataha. None ubuzima bw'urero bwo kubana nawe nge ndumva bindambiye, ndumva wafata twawe ukagenda. Mwese mwakwihanganye nari ko ndimo gushakisha akazi. Ko nimbona akazi nzagenda mwakwihangana. Oya reka nkubwire. Inaragerageje ntago rero nshoboye kwihanganira ibyawe rwose mvira mu rugo ugende kandi ntururaremo. Nezerane. Ubu tuvugana ndagiye ngewe ngiye gushaka ibyo guteka. Nturaremo. Ko ndabinginze nuko. Ndabinginze. Reka nkubwire. Niba mukase yarakunaniye akakujujurya ntago ari ngewe gushoboye. Rwose genda yo gushaka ahandi hantu uba. Yagushaka ahandi hantu kuko ngewe nditegereje mbona ntazakomeza kubana nawe. Ubu nk'ubu wari wagiye he? Nagiye gushaka akazi. Oya rero ntago nshoboye kubana nawe genda uzagashaka ubana ahandi ntuzabura undi mugira neza ukwakira.
rwose genda ndabyanze uyu munsi ntundarira aha uhereye ubu ngubu ufate utwawe wigendere rwose n'umutima mwiza ineza nakugiriye niyo ashwi kareka ko mwanyihanganiye oya ko n'ubundi mwagize neza mwakoze byinshi kandi ndabibashimira oya njyewe ndarebye nsanga binkonsoma ni byinshi rero ntabwo nta mpamvu n'imwe yo gukomeza kukurera nkurera ngo utegereje kuzabona akazi utakabonye se ntabwo ibyo sinabivamo muri iki gihe ni inzara yarateye umuntu agomba gutungwa n'ibye karame uwo muhungu simusange aho ngaho rwose ngewe navuze ngo uwo muhungu simushaka aho wamukuye niwe uhazi uwo ndugayo niwe nkubwira niwe nkusobanurire niwe nkubwira simushaka mu rugo rwanjye niba ari naho wamubyaye ukaba urimo kumbeshya simbishaka rero mufata umusubize nyina mujyana aho wamukuye kuko ntabwo nemerewe kumurira na rimwe twumvikane rwose mugabo wanjye utaza tukarara duhagaze kubera uwo mwana nuko mvuze nunabyanzuye gutyo rero wamuzanye ngiye ntaho wamukuye simpazi niba ari uwo watoraguye ntabwo mbizi ariko ndavuze ngo uwo muhungu simusanye muri urwo rugo ntabwo nzishingira abana banjye ngo nishingire nabo ugenda unzanire rwose nuko mvuze rero umugabo ngarambangamira gufata abana yabyaye hanze akaza kunderesha jewe ndera abana babandi se nkanye ndugayo simusange mu rugo rwanjye niko nabyanzuye ubu ngubu jewe ndagiye kandi gushyiramo icupa ndaje ndabonana nawe rwose